Bivugwa ko ashobora kuba ari wabyaye Bruce Melody. Ese kuririmba neza Bruce Melody yaba yarabikomoye kuri se? Agastori gatoye. Iyi ndirimbo ndakeye kuyizi. Nyirayo yitwa Niyomugabo Filemon, yavutse mu mwaka w'1969, avukira ahahoze ari muri komini ya Mabanza muri perefegitura ya Kibuye. Ubu ni mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Akaba ari mwene Nzabahimana Simeon na nyina witwa Gilene. Niyomugabo Filemon yatangiye gucuranga gitari mu ishuri ry'icyumweru hamwe n'abandi bana bakiga amashuri abanza. Agisoza amashuri abanza yahise akomereza amashuri ye ku Nyundo, yiga gushushanya ndetse n'umuziki. Niyomugabo agisoza amasomo ku Nyundo yahise afatwa mu bana b'indobanure leta yohereje kwiga ibintu bya kamera na editing mu Bubiligi. Ari mu icyo gihugu cy'Ububiligi aho yari yaragiye mu masomo nibwo mama we yaje kwitaba Imana, aribwo yahise akora indirimbo yitwa Nzagukurikiza ndetse n'iyitwa Munsabire. Mu mwaka w'1992 Niyomugabo Filemon yagarutse mu Rwanda asoje amasomo mu Bubiligi, yahise abona akazi kuri televiziyo Rwanda ikitwa Projet Televiziyo, akora nka cameraman ndetse n'ibijyanye na editing. Gusa nyuma y'umwaka umwe gusa mu mwaka wa 2001 Niyomugabo Filemon yaje kwitaba Imana. Yitaba Imana hashize iminsi mike abyaye imfura ye yitwa Niyomugabo Olivier. Reka nkunyuriremo muri zimwe mu ndirimbo mwakunze cyane za Niyomugabo Filemon n'impamvu yatumye azikora. Indirimbo ye mwakunze cyane ya mbere yitwa Nzagukurikiza, yayikoze mu mwaka w'1989, yayikoreye mama we wari umaze iminsi mike yitabye Imana. Indi ndirimbo ya Niyomugabo Filemon mwakunze cyane yitwa Zirikana, yayikoreye umukobwa bakundanaga. Umukobwa yaje kujya mu gihugu cy'Ububiligi, Filemon aza kumenya ko uwo mukobwa bakundanaga afite abandi basore basigaye bamutereta, niko kumukorera iyi ndirimbo n'ubundi gusa nyuma baje gutandukana. Ese koko Niyomugabo Filemon yaba ari we se wa Bruce Melody? Hari amakuru agenda avuga ko umuhanzi Niyomugabo Filemon yaba ari we wabyaye Bruce Melody. Hari n'abahamya cyane ko basaga cyane. Uwitwa Birasa yiganye na Niyomugabo Filemon mu mashuri abanza, we abivuga hiki. Birasa avuga ko abantu benshi basa ntacyo bapfana, ngo gusa icyo akora ukurikije imyitwarire y'umuntu n'ibimenyetso biranga umuntu, hari ikintu ushobora gushingiraho uhamya ko Bruce Melody ari uwa Niyomugabo Filemon. Agira ati hari utuntu bita manizi, ni ukuvuga twa tuntu umuntu yikora nko gukora ku mazuru n'ahandi. Naje kureba indirimbo ya Bruce Melody yaririmbanye na Majid Black irimo ngo ayo mashuri mudusaba twara yarangije, narayitegereje mbona utwo tunakora n'utwa Filemon, kuko nge na Filemon twarareranywe rwose. Naramurebye mbona aramunyibukije, ndibaza ni ese mama uriya mwana koko ko mbona. Akomeza agira ati icyakora ntabwo nabitinzeho, ahubwo naje gukomeza kujya mbyumva nyuma. Ese wowe ukurikije amafoto urabona Niyomugabo Filemon na Bruce Melody basa cyangwa abantu barakabya? Njyewe ndi Mideli w'Abanyarwanda. Zirikana busibyo banga by'umukunzi, wihangana ubabazwe no kumutegereza, wimama twabashaka